Ese byari bikwiriye? Ubuyobozi bwa 155am bwatangaje ko kimwe mu byatumye batandukana na Kenny Solo harimo kuba ko Kenny Solo yifuzaga guhabwa nk'ibyo Bruce Melody ahabwa muri iyi label ya 155am. Umuyobozi wa 155am Kenny Mugarura atangaje agira ati: "Label irimo abahanzi benshi bimeze nk'umuryango ufite abana benshi. Buri wese aba yifuza kumera nk'undi na mukuru wanjye bamuguriye inkweto nanjye nkaba nifuza ko bazingurira. Natwe twari dutangiye kumera nkaho ibibazo dufite ari ibibazo by'umuryango." Hari nkaho Kenny Solo yavugaga ati: "Yego nibyo nagiye mu gitaramo ariko uko nagiyeyo siko Bruce Melody we yagiyeyo." Nge rero iyo numvise ibintu nk'ibyo mbirebera mu mibare. Niba umuhanzi umwe akora ibitaramo 10 mu mwaka akinjiza miliyoni zirenga 300, wowe turabyumva uru rwego ntabwo urarugeraho ariko uzarugeraho, rero ntabwo mwafatwa kimwe. Ibyo ngibyo rero nibyo byakuruye uruntu hagati ya Kenny Solo ndetse n'ubuyobozi bwa 155am. Kenny Solo rero n'abamwegereye bahitamo gufata umwanzuro wo gutandukana aribyo byaba byiza. Ikibazo mbaza ni Kenny Solo wari mukuri, nta mwana wagombaga gusumbishwa undi, cyangwa ubuyobozi bwa 155am bwari mukuri? Tuganire. Jyewe ndi Mideli w'Abanyarwanda. Lebo irimo abahanzi benshi ibitangiye kuba nk'umuryango w'abana benshi. Yego. Noneho abana benshi buri wese aba yifuza kumera nk'undi. Yego. Ati mukuru wanjye yaguze bamuguriye inkweto nshya. Yego. Ati nanjye wanguriye inkweto nshya. Bega twebwe muri perspective ya Lebo nibaza ko batangiye kuluzingamo ikintu cyo kuvuga ngo turi muri business. Bitangiye kuba family issue, kimeze nka family y'ubusabane. Kuko hagiye haba amakimbirane avuga ati nagiye muri konseri. Yego. Atari kuko nagiye sinabyishimiye. Okay. Ati kuki ntagiye nkuko Bruce Melody yagiye. Yego. Kireriyo numvise complaint nk'iyo ngiye nyireba mu mibare. Yego. Umuhanzi umwe akora ibitaramo 10 mu mwaka. Yego. Afite revenue zirenga miliyoni 300. Yego. Wowe turabyumva nawe urwo rwego uzarugera ko ntago urarugeraho. Ntago treatment yaba ari imwe mu byukuri. Oya nibihuru. Nibaza ko ibyo bintu byagiye bi create frustration ku ruhande rwa Kenny Solo. Okay. Na team imwegereye. Yego. Bumva ko the best course of action ari uko twatandukana. Yego. So ngewe ntago nabifashe nabi. Okay. Buriya n'uburenganzira bw'umuntu gusaba treatment yumva ashaka. Yego. Ariko nanjye ntago numva ko umuntu yantegeka kumuha ibintu treatment ashaka kandi mbona mu byukuri mu mibare ntazabasha kwigaruza. Yego. So buriya niyo mpamvu Kenny Solo akaba umuntu w'imfura pe. Kenny Solo akaba umuntu w'imfura, akaba umuntu w'inshuti. Ntavuga ati wowe ntugire ikibazo. Amasezerano uko atagenda kose, I will not tie you down. I will not kugira wenda kugutera hejuru. Wirika tusuzanye ibyawe amicably. Okay. Ukore career yawe ukwishaka. Yego. Kandi n'ubufatanye bwacu ntago burangiriye hano. Yego. Ntago burangiriye hano, ariko twembi turuhuke yuko hari treatment naguha. Yego. Nawe nanjye nsaba byinshi. Nanjye nduke yuko nsaba byinshi. Yego.